ngaya makuru y'umwana w'umunyarwanda Hakim Sahabo mu musengeri. Ingingo ya kabiri ni ingingo ijyana na APR, impamvu eshanu noneho yaguze neza. Impamvu ni eshanu. Ya mbere, APR yaguze abakinnyi bato ugereranyije n'uburyo yari yaguze abakinnyi bakuze cyane sezishize. Abakinnyi bato batanga icyitwa reselling value kuri market, mu gihe abakinnyi bakuze ntago bagwa reselling value. Abakinnyi APR yagiye igura n'abakinnyi bashaje ku buryo iri kubura uburyo yabagurisha bitagikeneye. Nta waza ngo abagurire Tadeo Lwanga, biragoye. Nta waza ngo apfe kubagurira ba Apa Songwe. Ariko kugura umwana w'imyaka 22, 23 binanze muri proje yawe, ushaka kongera kumugurisha iwabo cyangwa n'ahandi bakagwa amafaranga kuko abagifite nyine iki kintu cyo kuba ari muto. Icyo rero na agaciro gakomeye, kuko kuri market umukinnyi abakiri relevant, ntabwo abaye wa mukinnyi wataye ibaba ku buryo abantu batakimukeneye. Ubushize rero akoze kusigura abakinnyi bakuze bashaje b'amazina, igendeye ku byo bakoze, itagendeye kuri current form, igendeye ku mazina bubatse, itagendeye ku byo bari gukina ubwo. Ariko uyu mwaka yaguze bato kandi bari mu bihe byo gukina. Bari abana n'abantu bavuye gutwara ibikombe muri za Samartex, ikipe yo muri Ghana, n'abantu bavuye muri za Santi Kotoko bakina, ikipe iza mu makipe meza yo muri Ghana 3 ya mbere. N'abandi giye kuzana ndi bugarukeho n'abantu bakinaga. Icyo ni cyiza. Iyo ni ingingo ya mbere. Muyikubire mu ijambo rimwe: kugura abakinnyi bato ku buryo azagukinira umuguza ari muri forume, n'ibinanga mu Rwanda wamugurisha ahandi abafite icyo bita reselling value. Ibyo bitandukanye 100% n'ibyaseze ishize ko yaguze abashaje batari no muri forume, badafite icyitwa reselling value. Takongera kubona ukugurisha mbega. Icyo bagikoze neza. Coup de chapeau kuri Afandeshari nabo mukorana. Ingingo ya kabiri, kuzana umutoza mukamuha imyaka 3 birashimangira ko APR iri muri projet n'umushinga bari kubaka. Nkaba navuga yuko muri projet zo kubaka equipe, ubundi abakinnyi baguzwe umwaka ushize b'amazina wababarira mu cyo bita stepping stone players. Stepping stone players, iyo ubaka equipe aba bita ngo ni stepping stone players. Reka mbite ngo ni nka ryabuye ryifatizo cyangwa se ryabo yuheraho rimwe uheraho ujya kubaka umushinga. Aba n'abakinnyi bakurura abandi, donc ugerekaho abandi. Man City igihe yatangiraga projet yo kugura abakinnyi bakomeye, muzi ko yahereye kuri ba Robinho muri za Real Madrid muri iyo myaka. Burya Robinho yaraje muri profile yabo bita ba stepping stone. Ni nako APR yaguze ba Shibub cyangwa se Shaibob kwa mwita gutyo, na ba Tadeo Lwanga. Burya nubwo twabinenze, ariko mwibuke ko yaguraga abakinnyi bakina ama equipe nationale, ariko byibura byayifashije kongera kwinjira mu mushinga wo kureshya abandi bakinnyi. Kwa bati zishize baguze Mbahoma, niba ari umwana wo muri Nigeria kabatoke ntumakinnye match imwe cyangwa ebyiri za national, atsinze ibitego hano muri Nigeria. Okay, umuntu akaba yamuconsidera. Stepping stone players nibo baguzwe sezishize. Faze ya kabiri, ubugomba gukora icyo bita transfer overhaul. Transfer overhaul nicyo bita bimwe mujya mwita ngo n'umweyo. Nukure kuri abakinnyi udakeneye, aho ukareba abafitinga muri projet neza, ukagura abakinnyi benshi beza baje kubaka equipe bakayizamurira urwego.
iyo niyo faze ya kabiri cyagiye Man City yaguze ba Bernardo Silva, sorry, ba David Silva, ba Kevin De Bruyne, ba Aguero, ba Company, babakinnyi barimo ba Fernandinho, babakinnyi bari mu bakinnyi bafashe Man City kugera ya 6 nziza ku bwa Pellegrini no ku bwa Guardiola, bamwe ba mbere apana bano bejo bundi ba Grealish na ba Haaland nabandi nabo ndabageraho. Aba bakinnyi iko cyitwa transfer overhaul, ugasohora abakinnyi benshi, reka mbijyanye n'igihe nubwo hari aba yasanzemo igihe Guardiola yarekuraga basanya na ba Krishi n'abandi, ni nabyo APR igomba gukora. Uguze benshi ariko ugomba no kurekura abandi. Yatangiye no kubikora nka wa mwana witwa Dani baguze i Burundi, yamaze kujya muri Gasogi. Amakuru mfite nuko Gasogi ngo izatizwa abandi bakinnyi benshi bazava muri APR muri gahunda transfer overhaul benshi pe. Nk'ubu APR reka nkubwire nk'abawindi zabifite, ndacyari ku ngingo ya kabiri, nakubwiye ko ari ingingo 5 ntugire ngo nabyibagiwe. Nawe APR ifite Baka ndi mu bawinga, ifite Barafinda, ifite Apamu, ifite Arsene yaguze, ifite Muzungu yaguze. Igomba kuzana abawinga babiri, hari ugomba kuzava mu gihugu cya Nigeria, hari n'ugomba kuzava mu gihugu cya Zimbabwe. 1 2 3 4 5 6 7. Baka 1, Barafinda 2, Apamu 3, Arsene 4, Muzungu 5, n'aba banyamahanga bandi 2 narimvuze bazaza bakaba 7. Ubwo abamvuze 7 hari na Dani bamaze kurekura muri Gasogi, ubwo yari uwa 8, ubwo nayo nitumwibagirwe. Kandi iyo tuvuze gutya biba bivuze ko aba bakinnyi ikipe igomba byibura gusigaranamo nk'abakinnyi batarenze nka 4 bonyine, cyangwa se akabajije 5 ni imyanya ibira bawinga ushaka gusigarana nka 5. Ni iki rero kiba ikiba? Baricara akavuga ngo twaguze umunyanigeria umuhanga, twaguze umunyazimbabwe umuhanga, abo ni abanyamahanga 2. Umukinnyi ngo umutoza ari gukunda mu myitozo kurusha abandi yitwa Bemoro Apam Asongwe. Umutoza ngo aramukunze, bakavuga ati umutoza akavuga ati ndashaka kugumana Apam, akavuga ati aba banyamahanga 3 barahagije. Ashobora guhita avuga ati ndasigarana abanyarwanda 2, akavuga ati ndongeraho uwo bita Barafinda w'Amavubi, bakaba baye 4. Undi mwana ngo uri kubica bigacika myitozo yitwa Muzungu, bagahita bavuga ati na Muzungu araza nk'umusimbura, 5 baruzuye. Bagahita kuvuga ngo kwitonda Arebaka uratizwa, bakakubwira ngo Arsene uratizwa. Arsene kiva muri ibibazo yiswatizwa we, ntiyaba yarabibaze nabi. Dani uratizwa. Ibyo rero nakubwiraga byitwa transfer overhaul, ni kwa kundi winjizamo abakinnyi unagira n'abandi usohora. Ngo haye uburyo ishobora guhitire kura nk'abawinga 3 ikabatiza igasigarana abandi 5. Muri abitije hari nabishobora kugurisha. Gasogi rwose ngo ararekereje ngo si mu bawinga gusa, irabati yo ati n'abanyamahanga ati muzadutize twebwe, atamuzajya mubona muguza abandi mukabona mugize benshi, mujye muduhereza muri Gasogi. Kensi rwose ngo yiteguye kubakira bene abo bahungu, kandi ngo n'abahungu bagomba kuba bamufasha we muri Gasogi bakamushyira mu myanya myiza. Ingingo ya 2 twibukiranye ko turi ku kintu kijyanye no kuba aba bakinnyi bagomba kwa bari muri projet rero faze ya 2 yayo nicyo bita transfer overhaul, nibyo bagomba gukora. Kwinjizamo abakinnyi arabivuga ko APR zinjizamo 7 ikagira abandi rekura. Imyaka 3 ni iki? Ushobora gukora transfer overhaul ntuyite ugera ku ntego, ariko nakunze ikintu APR iri gutanga nka message. Bari kuvuga ngo niyo byakwangiye sezo umwaka utaha tuzareba ngo ese ko twaguze 7 biyongera kuri Pavel Nzila, biyongera ndetse no kuri Mbawoma bashimye mu banyamahanga basejisize. Kabati nimba sezishize twarabonye abanyamahanga 2 beza,
ubu tukaba twaguze barindwi, wenda tuvuge ko habonetsemo bane beza. Bane beza basanga ba babiri bari bahasanzwe beza abanyamahanga babaye batandatu. Ikavuga twenda dufite na Ruboneka w'umunyarwanda ni mwiza barindwi. Ikavuga twenda dufite na Clement w'umunyarwanda mwiza 8. Ishobora guhita ijya ku isoko ikavuga ngo reka tugura abandi batatu beza, batatu gusa, none tube tugize abakinnyi 11 beza, abandi babasimbura. Ugahita usanga faze ya gatatu muri transferi noneho ni cya kindi bita retouching your squad. Kuretusha ni kuriya nyine wongeramo nka batatu. Kabati nshizemo batatu, ariko aba batatu nshizemo barankiniye nabwo singeze ku ntego. Ubwo turi mu mwaka wa kabiri. Iyo utageze ku ntego ukora iki? Ni handi wicara kavuga ngo izi kipe ziri kunkuramo uzi ikintu ziri kundusha. Burya maze igihe nsanga ibintu mbaho mama cyane undi mwataka naguze kwa APR izagura umwataka, wenda ndabura umwataka, cyangwa se umudefenseri wanje umwe biragaragara ko atari ku rwego, cyangwa se nimero 10 wanje ni utari ku rwego. Ni ahantu ushobora kugura umukinnyi umwe cyangwa babiri gusa umwaka wa gatatu, umwe cyangwa babiri, 1 or 2, ugakora icyo bita final touch. Final touch ni kuri ya Manchester yaguze Haaland. Handi ugura igikinnyi ibintu byose byari byuzuye, umuterekamo agahita agwesha ibintu byose warukeneye, ibintu byose bigenda neza. Iyo erema imwe cyangwa ebyiri zikaza zihindura ibintu. Ndashimira APR ko none iri gukora projet, umushinga urimo icyo bita noneho kuvuga ngo reka twubake ibintu birambye, tugende tubikoraho gahoro gahoro. Icyo ni cyiza, mbahaye uko ibintu bikorwa. Ingingo ya gatatu, burya APR iri kugura abakinnyi bafite kalite iri hejuru. Niki kinyemeza ko APR iri kugura abakinnyi bafite kalite? Abakinnyi ba APR iyo usomye ibitangazamakuru usanga baragiye bifuzwa n'amakipe y'ahandi. Nk'ubu ngubu APR ubu iri kuzana abakinnyi wasoma ugasanga Simba muri Tanzania yaramushatse. Urasanga ari umukinnyi watwaye champion muri Ghana muri Samartex. Urasanga ari abakinnyi bafite call-up mu makipe ya CHAN cyangwa ya U23. Burya umukinnyi muri biriya bihugu byo muri West Africa ushobora guhamagarwa muri ekipe y'abato ba under 23 n'uburyo bakora development y'abakiri bato iri hejuru. Ukareba abakinnyi APR ngo akina CHAN, ukareba umukinnyi ngo yifuzwa na za Simba, ugasanga nk'umusore witwa Aime Tendeng wa muri Ghana babuze, ako muri Senegal babuze, wagiye muri kwa Ibenge muri Al Hilal hariya muri Sudan, ugasanga aguzwe $230 by'amadolari. Bikwereka ko APR yagiye byibura ishaka kalite, abakinnyi ari ku rwego rwo hejuru. Ikiza bene aba bakinnyi bafite kalite nibyo nahereyeho. Niyo byanze iwawe ushaka kongera ukamugurisha ahandi kuko bakinnyi bato. Ubona ko kiriya kintu vice chairman wa APR François Regis yagiye akora, wese François Regis wabaye Sylvain Wafa, vraiment cyo kujya hana kicara agakora n'abaje bagashaka abakinnyi ni cyiza. Iyo ni ingingo kwishimira. Iyo ni ya gatatu. Ingingo ya kane, APR iri kuba icyo bita amahame y'umupira w'amaguru noneho kera kabaye. Basic fundamentals of football, amahame. APR ubundi yajya gitekereza amatsinda ikajya ngo nukubyuka ngo hitijyayo, ikanabivuga ku magambo ariko ubona atari ikintu cyo gupfa kuvugwa kuko gifite uko gikorwa. Byibura APR iri gutekereza amatsinda ariko ikayatekereza mu buryo buvuga ngo let us just be close. Byibura reka tugerageze kugabanya gap iri hagati yacu n'amakipe yandi ajya mu matsinda za Simba, za Yanga, n'izi kipe zo muri Afrika. Tubanze tugire
patience, gutuza, kwihangana, dutegereze, tube close. Niba ari nacyo afande yavugaga, afande Shere yarambwiye ngo icyo dushaka uyu mwaka, ikintu cya mbere kwambara jezi ya APR bibanze bisaba umuntu kubibirira icyuya. Ibi ngibi niba kuri ya Man City usanga ibifite Julian Alvarez na Haaland, buri wese yemera undi abizi ko akazi bomba ari abakinnyi bakomeye. Ni kuri ibizi ko ifite Doku, ibizi ko inafite Grealish, bomba ari abakinnyi beza bagahatanira umwanya. Kwambara mayo umwitozo ukabanza ukakubiza icyuya. Deje iyo ufite ikipe iri competitive hagati muri yo, abakinnyi nyine hagati yabo bahatana, burya kwizera ko wazagera mu matsinda ubikura kuki? Burya baba bafite competition hagati yabo, ni nacyo bajyana mu kibuga bajya gukina n'ikipe zikomeye, ububatse ikipe iri competitive. Iyo bafite competition hagati yabo ugira ikipe iri competitive, ikipe yiteguye guhatana. Guhatana ntibivuze ko itutsinda ngo bigereho ibyo uri gushaka kugeraho, oya, ahubwo no kuvuga ngo ku meza y'abagabo. Kimwe n'ikipe yo mu Barabu, none sinjya 5 cyangwa 6 nka piramide, byibura nanjye niyo navamo naviramo 2 kimwe. Ariko nkaba natanze akazi negereye, umwaka ukurikiye nshobora kuviramo muri penalty, uwa gatatu nanjye nzaba nabonyeho naguye, nzinjira mu matsinda. Iki kintu cya patience, kubera kubaka ikipe iri competitive ukayubaka utuje, nagikunze cyane. Ingingo ya nyuma ariyo ya gatanu ishimangira ko APR iri kubaka neza byibura. Nakunze ko noneho APR yatangiye no kugera mu bakinnyi, ubwo ngiye muri upcoming, yo ni ingingo ya gatanu, ariko inaguhereza icyo bita nono information. APR yatangiye gutekereza abakinnyi batari ku rwego rw'u Rwanda gusa, ahubwo bifuzwa n'imahanga. Nk'ubu APR ifite umusore ukina nka nimero 10 iri gushakaho umunyamali, ari muri ekipe ya Mali izakina Jeux Olympiques z'i Paris. Olympic Games, umwana w'amagarwa muri under 23 ya Mali akajya gukina Jeux Olympiques, akwemereye ko ibiganiro bikarangira neza, akemera kuza i Nyarugenge. Bene uwo mukinnyi wakinnye Jeux Olympiques muri ekipe ya Mali, ubu ufite chance yuko akwemereye gukina mu Rwanda mukitwara neza, ushobora guhita umugurisha, profile ye ubwayo ikamusunika akaba yajya i Burayi, akabanagurwa na miliyoni 4 n'eshatu n'ebyiri z'amadolari. Deja ni nuko ikipe zo muri Tanzania zatangiye gukorera amafaranga. Ibyo bitandukanya na reselling value. Ikintu cyitwa reselling value gikorwa ku muntu byanze none ukamugurisha kugira ngo ugera yukura mu make. Ariko aba ni profile noneho zo kuvuga ngo iyi ni produit idasanzwe nagurisha, niba namuguze tuvuga 200,000 wenda by'amadolari, nje bakaba bamereza miliyoni 2 z'amadolari. Uzi nkizi miliyoni 2 z'amadolari uhita usanga umukinnyi umwe niyo waba utaragiye mu matsinda ahita guhoza ibyo washoye kuri babandi bose baziye rimwe nawe, agahita bigaruza. Ibyo babyita kumetriza isoko. Nibiriya za Simba za Yanga zikora, ukabona igurishije Louis Mixon akajya muri Al Ahly bakamukoramo nka miliyoni irenga y'idolari. Ni kuri ujya kubona ukabona bagurishije Fisto Kalala Mayere hafi miliyoni y'idolari akajya muri Pyramide. You just have kugorwa no kubona eremida sanzwe imwe, ariko nawe ukoze kwikaguye ku buryo tuturitsamo nka miliyoni y'idolari. Turavuga miliyari na miliyoni 300 z'amanyarwanda. Ayo mafaranga ntago ari budget ya Rayon Sport, ntago reye yageza miliyari na miliyoni 300, ntago reye yageza. Bivuga ngo ushobora gukora ku imwe ukabona ikintu 200,000 250 cyangwa 300, wajya kumugurisha akikunshura 5 ayo wamuguze, ku buryo tujya ku rwego rw'uko ahita akemura ibibazo by'abakinnyi bose yaguze muri transfer. Ibyo yabyita noneho to mean business. Izi ni strategy z'ikipe zigiye gukomera. Ugomba kwiga kudahora wikamama amafaranga, aho ukiga uburyo ushaka kugira tara nawe ukora
ukayifata ari nto ariko ukazayiryamo ibiceri bidasanzwe. Ibi biranubahisha cyane, binatuma n'abandi bapeti bato babona yuko ikipe yawe ari ikipe yanyuramo, ikamubera ikiraro cyo kumugeza muri rwa rugendo umuntu aba yifuza muri kariyeri rwo kuzagera nyine hejuru cyane harushije aho yarari. APR kandi ingingo 5 nzivuyeho, ngenda yishimira ko byibura abakinnyi iri kwakoresha na test medical. Aka ni ka bonus, aka ni ka bonus ko ku ruhande. Gusinyisha umukinnyi wamupimye akamara iminsi 3, abaganga bamurebye, barebye ibihaha, barebye umutima, barebye amaguru, barebye mu mavi mutugomba mbari ko nta bibazo bikomeye, bamuskanye nyine ibyuma byamunyuzeho, bakabona niba ugiye gushora amafaranga afatika ukwiye no kumakinga ashobora kubonye produit gifite ubuziranenge. Ko hari abantu baba barajegeye umuntu ugasanga ni injury prone, yihorera muri farumasi yangura ibinini byo kwivuza no mu bitaro nta kigenda. Hari umwe yaguze yitwara muti waherukaga gukina mu kwa gatatu yari yaragizemo imvune, ariko uko bakoze test medical bimikizera ko ari umukinnyi mwiza. Undi witwa Aliuswane nawe kantu washidikanyamo gato, ni umwana ugikina saison ya mbere ku rwego rwo hejuru muri Senegal, ubundi yaravuye muri academy, ariko bisi ikibazo Senegal produce abana beza, wenda nawe yagira ka manque d'experience. Niko kantu mbona APR gashobora kuyigora n'uyu mukaseri mwiza baguze, nabonye abantu benshi bakunze bavuye muri Samartex. Mu byukuri aba ba Yusuf n'abandi uyu mukaseri baguze nabo n'abakinnyi bato ko Samartex nageranya na za Gorilla. Ni kipe umukire yafasha ishoramo amafaranga saison ya mbere, iya kabiri batatwara igikombe. Bose bafite akantu wenda ka manque d'experience gusa. Ako kantu wenda kukuvuga ngo abakinnyi ntago bafite experience, baracyari bato nyine ku mugabane, ayo matsinda ntibayamenyereye. Nako kantu konyine navuga wenda kagoye kuri bo. Ariko within years igihe bizafata birashoboka ko bazagira gutya bakaba babona umwe mu bakinnyi ukurira nyine muri APR mu myaka 2-3 akagenda amenyera n'abandi bazagurwa nyuma n'abandi basanzwemo ku buryo ntago bayihombera bose. So hazavamo abakinnyi beza. So ku isoko APR hano navivuye vraiment nge nabikunze. Akantu gusa wenda ko kurebaho nigerageze na mixingamo abakinnyi bo muri region yacu. Sha biba byiza kurebamo Abagande, Abarundi, Abanyakenya, Abakongomani bibari bishoboka wenda atajemo ibindi bibazo amwe muzi. Abandi bakinnyi beza nuko abo bakinnyi bakunze kumenyera, bakunze no koroherwa kuba hano mu Rwanda kurushaho muri za West Africa. Arege usanga abantu muri West Africa bakunze complaininga kujya imico itandukanye, culture ibiki, ariko when it comes mu kazi wenda hari igihe babirenga bagakina. So, ibyo nabikunze recruitment za APR vraiment for me ni sawa. So mwitege ko hagiye kuza abandi bakinnyi 3, haravuga mu kintu kina kuri 2, hakavuga mu rutahizamu ndetse no mu kintu kina nka nimero 10. Bambwiraga ko umukinnyi uzavuza ukina 2 ngo bashaka gumunya Nigeria, bakambwira ko uwo nimero 10 agomba kuva muri Mali muri under 23 iri gukina Jeux Olympiques ya Mali. Bakambwira ko rutahizamu ngushobora no gukina nko mu winga ngo ashobora kuzava muri Zimbabwe. So Zimbabwe cyangwa Zambia. Bambwiraga Zimbabwe, ariko kuko impamvu Zambia, Mickey Junior umunyamakuru nkunda nubaha
yigeze kuvuga ku musore witwa Ricky Banda ariko bisa n'ibyakonje. Nta wamenya ndabuze wo muri Zimbabwe, ntaramenya pourquoi pas batahindura bakabona wenda gutekereza kuri Ricky Banda bakongera bagashyiramo imbaraga wenda bakanongera amafaranga ikipe akinamo ikaba yamutanga. Nuko APR urebye rutayizamu azava muri Afrika y'Amajyepfo muri kiriya gice kirimo za Zimbabwe na za Zambia, bakavuga yuko nimero 10 azava muri West Africa muri Mali, bakavuga ko umudefenseur wo kuri kabiri usimbura Ombolenga ubwo ngiye gutanjaho ashobora kuzava Nigeria. Hari nibyo Denis Mutangazaji yambwiraga ati hari undi mu Brazil ushobora kuza ngo agakora test muri APR ngo ayitsinda bakamusinyisha nawe ngo ukina nka nimero 10. Ibyo biraho. Ibivugwa niba koko ari byo abo bakinnyi mu maprofile abonetse naho bakinaga havugwa, urumva ko Rokritoma z'uyu mwaka zaba zigenze neza. Bita binjyana kuri Murera rero. Murera tumaze gukora ingahe? Mbwira. 48. Murera niba imaze kugira uwo bita Richard, umumediateri bakuye mu ekipe ya Muhazi United, ikabibonye umukinnyi witwa Sefu avuye muri Kiyovu Sport, ikabibonye Ombolenga Fitina bamaze gusinyamo imyaka 2 ahabwa miliyoni 30 za Rokritoma, anahabwa umushahara wa miliyoni buri kwezi. Omba bebizon nkuko afana APR bakobwa bamwitaga ninde muzajya mubyita mama abarero muzajya mumwita gutyo. Rayon Sport yacyagera afana abakobwa beza bazajya bivuga neza bika romantique bakabati omba bebe. Ombolenga akabaje ibi ngiye kwabwira ubwo bahasanze na Muhire Kevin nawe uzongera. Reka mvuge ko locally isoko rya Rayon Sport ngewe Jean Fidel narishimye abakinnyi b'imbere mu gihugu. Nibagiwe na Rukundo Abdurrahman, Rukundo Abdurrahman Paplay mwumva ishano ryavuye yarambwiye ejo kuri rugaju rigane kuri IG yanjye, yarambwiye ngo Paplay ngo bivuga ngo bamwitaga reka nze mbibasobanurire biroroshye biranaryoshye mbone kujya kuri iyo gahunda. Aravuga ngo Paplay ni gutya. Rukundo ngo ni izina rya sekuru byara se, none ngo Abdurrahman ngo ni izina rya sekuru byara nyina. Donc papa we na mama we bafashe amazina y'ababyeyi babo babagabo bayitirira umwana wabo, bafata izina rya sekuru byara se ni Rukundo bararimwita, none sekuru byara nyina yitwa Abdurrahman. None yajyaga muri vacances kwa sekuru, urumva ntibare kumwita Rukundo kandi na sekuru yitwa Rukundo, bamwitaga rero papa. Abana nyine bavukana na papa we bamwitaga papa kuma ntibahamagara izina rya se, cyangwa bakamwita babu. Uko kumwita papa rero niho havuye iryo zina nyine rya pa, barabihinnye babyita pa. Noneho ngo akundaga gukina PlayStation, umushuti we afata station abikuraho asigarana rya jambo ryitwa play kuko byitwa PlayStation, yakase station asiga play. Noneho ahita mwita Paplay, akuvuga ngo papa PlayStation, cyangwa so kumwita ngo kwa kundi banga kuvugira izina rya sekuru abanyafrika turabitsinda na amini rya se, akuvuga ngo niba papa yitwa Rukundo ngo ugende wabiza umuntu ngo no hano Rukundo kandi papa yitwa Rukundo, cyangwa sogokuru yitwa Rukundo ngo ujye umama ngo no hano Rukundo.
ukamuhamagara nk'uko wahamagara papa cyangwa se ngo babu, noneho bakamwita ngo papa, akiyumva nyine.